Urufatiro rwo gukiranuka. Zaburi ya 32 umurongo wa mbere. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Mu mvugo ya Bibiliya yera nta mukiranutsi n'umwe uriho mu isi. Hari abantu abandi bajya bita beza, ariko ijambo ry'Imana ibyo ntabyo rizi. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe. Ntawe ukora ibyiza n'umwe. Zaburi ya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abaroma 3 umurongo wa 23. Igihe kimwe umuntu yaje kubaza ikibazo Yesu, atangira amubwira ati mwigisha mwiza. Yesu ahita amuhugura ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza n'umwe keretse Imana. Si uko Yesu atari mwiza cyangwa atari Imana, ahubwo nuko impamvu yari itumye uwo muntu amwita mwiza ari imyumvire ipfuye yo kumva ko hariho abantu beza. Yesu yashatse kugorora imyumvire ye ngo amushyire ku rufatiro ruzima rw'ijambo ry'Imana, ari ryo rihamya ko nta muntu mwiza n'umwe uriho. Urwo ni rwo rufatiro rw'ubutumwa bwiza. Icyo nicyo cyatumye Yesu aza mu isi, nuko nta n'umwe wabashaga kwikiza ibyaha, ahubwo twese twari abo kurimbuka. Kumenya ibyo niryo tangiriro ryo kwiyunga n'Imana muri Kristo. Kumenya ko uri umunyabyaha ukeneye agakiza niyo ntambwe ya mbere yo guhabwa ubuntu bw'Imana bwo gukira ibyaha. Nibyo bibanziriza kwihana no kubabarirwa ibyaha, kandi urwo ni rwo rufatiro rwo gukiranuka. Itandukaniro rikomeye riri hagati yacu na Yesu nuko we nta cyaha yigeze akora. Niba dushaka kugera ikirenge mu cye ngo tube abakiranutsi imbere y'Imana, ni ngombwa ko twihana tukababarirwa ibyaha byacu, tukabarwaho gukiranuka guturuka mu kwizera Yesu. Urwo ni rwo rufatiro rwo gukiranuka, kandi utaruriho wese ntashobora kugera ikirenge mu cye. Mbese wababariwe ibyaha byawe? Gusenga. Mwami Yesu, ku bwanjye ndi umunyabyaha, ariko muri wowe mbasha gukiranuka. Mbabarira ibyaha byanjye, umpe gukiranuka kuguturukaho. Amen.